nk'uko nari mbivuze, aba nibo bageni dufite muri uyu mwanya. Turagira ngo tubagire inama bijyanye n'amategeko agenga abashyingiranywe, kuko uyu munsi ni wo munsi mwahisemo wo guhindura irangamimerere yanyu. Muramwaje muri abasore n'abakobwa, ariko muraza gusohoka muri iki cyumba mwahinduye irangamimerere. Umwe ari umugabo wemewe n'amategeko, n'undi ari umugore wemewe n'amategeko. Ibyo rero ni ikintu kitoroshye. Muze gukurikira inshingano z'abagore n'iz'abagabo. Iyo umuntu yavuye mu busore akava mu buseribateri, hari ibintu byinshi bimugenga bitandukanye nuko yari ameze akitwa ingaragu. Ingaragu ifite amategeko makeya, ariko uwashyingiwe muri ubu buryo aba agomba kugira ibyo yitwararika. Ntabwo ari byinshi, mutagira ubwoba, ariko birahari. Uyu muhango ni umuhango uteganywa n'itegeko, ryaba itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003, ryavuguruwe muri 2015, ndetse n'itegeko ry'umuryango, itegeko rigenga abantu n'umuryango tugenderaho muri iki gihe. Biteganya uyu muhango. Kugira umuryango ni uburenganzira bwa buri munyarwanda wese, ndetse n'umunyamahanga uri mu Rwanda arabufite. Duteganya ko umuntu yihitiramo uwo bazashyingirwa muri icyo gihe cyo gushaka kugira umuryango. Niyo mpamvu hari n'ibiteganyijwe mu itegeko ry'umuryango rijyanye n'imihango yubahirizwa kugira ngo umuntu agere ku ishyingirwa nyirizina. Ibyo ngibyo dusangamo umuhango wo kurambagiza, gufata irembo, gusaba umugeni, kumwemererwa, ndetse no gutanga inkwano. Ibyo ni ibiteganywa n'itegeko. Itegeko ryo hambere ntabwo ryabiteganyaga, byabaga biri mu muco, ariko ubu ngubu ryashyizwe mu itegeko. Uhagarariye umuryango wa Utezeneza Jeanne d'Arc batubwira ku nkwano no gutanga umugeni niba ibyo byarakozwe. Murakoze cyane, mwicarire. Uhagarariye umuryango wa Mukandayisenga Denise. Yego, murakoze cyane. Iki ni igikorwa cy'ingenzi kuko giteganywa n'itegeko, ariko rikavuga ko inkwano iramutse ibuze, atari impamvu zo kubuza abageni gushyingirwa mu gihe imiryango yombi yaba yabyumva. Aya masezerano ntabwo akorwa n'abana, akorwa n'abantu bakuze. Ubusanzwe ubukure mu itegeko ry'umuryango ni imyaka 18. Ukaba ushobora kugurisha inka y'umuryango uwuhagarariye, ukaba wagurisha isambu, ukaba wagutuma guca urubanza urunuru, ukabahagararira nawe ubwawe ukihagararira. Ariko ku bijyanye no gushyingirwa bisaba imyaka 21. Ni exception, ni umwihariko. Amasezerano yo gushyingirwa asaba ko umuntu aba agejeje imyaka 21. Niyo yonyine ku bijyanye n'ubukure agira exception. Aba bageni rero mureba aha bose twasuzumye ibibaranga, ibyangombwa baduhaye, dusanga bakuze barengeje imyaka 21. Turabashima cyane ko banihanganye bagakura. Hari abajya baza rwose kutusaba gushyingirwa bakiri abana, twabyanga tukabona bagiye bababaye, ariko ababo batubereye imfura, barabanza barakura, turabibashimira. Ikindi tujya dusuzuma
tubaza n'imiryango nuko nta bashyingiranywa bafitanye amasano ya bugufi, umusore na mushiki we na mwishwa we na mubyara we wa bugufi n'andi masano ya bugufi yose ntabwo byemewe kugeza ku gisanira cya karindwi. Ariko tujya tugira ikibazo, twakababajije bakatwibwira, kavuga ati ni mwene kanaka wa kanaka wa kanaka, hakageza nko ku 10. Noneho tukumva impande zombi ko ntaho bahurira. Ariko abangaba bubu ikibazo bafite, uramubaza amazina ye yonyine niyo abazi. Bamwe n'ababyeyi bababyara ntibabamenye, ubamenye nanone ntamenye sekuru ntamenye nyirakuru, byaratuyobeye. Ubwo rero twifashisha abantu baje muri uyu muhango b'abantu bakuze, ababyeyi babo babazi, abandi bafitanye amasano, bakatwizeza ko wenda nta mahano dukoze badafitanye amasano ya bugufi. Namwe murabyumva ko aho bigeze. Uko dusezeranya ubushyingiranywe bwemewe nuko umugabo umwe n'umugore umwe, birumvikana bukorewe mu butegetsi bwite bwa leta. Ubushyingiranywe bw'umugore umwe n'umugabo umwe nibwo bwemewe. Nta muntu ushobora kwemererwa gushyingirwa agifitanye amasezerano n'undi nayo y'ubushyingiranywe. Niyo mpamvu tubatuma ibyemezo by'uko muri abaseribateri, kereka iyo umuntu yapfushije uwo bari barashyingiranywe cyangwa bagatandukana mu buryo bukurikije amategeko, biremewe ko yakongera gukora andi masezerano y'ishyingirwa. Ariko abageni bose baduhaye ibyemezo byabo bigaragaza ko hari ingaragu batari bashyingirwa. Ariko haramutse hari ufite andi makuru, niyo mpamvu uyu muhango ubera mu ruhame. Hari uwo twashingiye mu minsi yashize, hashize igihe gito umugore we araduhamagara, umugore w'isezerano araduhamagara ati umugabo wanjye mwamushingiye undi mugore. Urumva ibyo baba badukorera, kandi yaratuzaniye ibyemezo by'uko ari ingaragu pe. Naragiye ndasuzuma muri fayiro ye nsanga iruzugira dadi, nyoberwa ukuntu yabibonye. Ubwo rero haramutse hari undi wadukoze nk'ibyo, abantu bari hano mutubere imfura, mutubwize ukuri niba hari amakuru muzi, tutaza gukora amakosa. Ubushyingiranywe kandi bwemerwa mu mategeko y'u Rwanda ndetse no mu muco wacu, ni ubw'umusore n'umukobwa cyangwa umugore n'umugabo. Ni ukuvuga ngo umwe agomba kuba ari uw'igitsina gore, undi ari uw'igitsina gabo. Ntabwo dushingira umusore n'undi musore, cyangwa umugore n'undi mugore, cyangwa umukobwa n'umukobwa. Ibyo tubivuze kubera ko hari ibihugu bibikora kandi byanditswe mu mategeko yabo. Tumujya mubyumva se? Hari ibihugu byemera gusezeranya umugabo n'undi mugabo, umugore n'undi mugore, bakajya mu butegetsi bagasezerana. Ariko twebwe iwacu mu Rwanda ntabwo byemewe. Abantu ko bambuza kureba hanze. Ngira ngo uko twabahagurukije abantu bari hano bambera abagabo ko abahamya ko ari umusore n'umukobwa. Siko mwabibonye? Nta munyamakuru rero uza kutubeshyera ngo twashingiye abagabo babiri. Kiyo uko nabibonye ni umusore n'umukobwa. Ibyo rero iyo byuzuye habasigaye kubagira inama gusa, amagambo makeya kuko murakuze bihagije. Icya mbere ni urukundo. Hari umuntu waduhakanira ko adafite urukundo muri mwe kwa mugenzi we? Ngaho mutubwire. Hari igihe njya mbona umwanya gasaba umwe akavuga ibigwi bya mugenzi we,
imitoma, akatubwira ati uyu muntu ubona ni umuntu mwiza cyane, ni igitangaza. Ubu rero nta mwanya mfite, ariko ndibwira ko turwaye umwanya ariko wavuga. Ndababeshyera Jean Paul, ndakubeshyera Françoise, we ndakubeshyera. Jean Paul si umuntu mwiza rwose. Iyo mfite umwanya mbaha ijambo akatubwira, nkamubaza nti indangagaciro zatumye umuhitamo ni izihe, akatubwira tukaba twarara. Ariko rwose muranyihanganira, nzabibaza ubutaha nayo ubuzima bwose. Ushobora kubana ubuziraherezo, mwazimuka mukimukana, mwava bibaye binashoboka mujyana mu ijuru mugahita mujyana. Bibaye bitakunda umwe yagenda mbere undi agasigara, ubwo nyine bikaba ibintu biratandukanye. Ariko ubundi mukiri mu buzima ni ubuziraherezo. Umuntu rero muzabana ubuziraherezo, urumva ko ari umuntu ugomba kwitwara. Icya mbere gikomeye nicyo mwakoze, icyo tubasaba twembi ni ukubahana. Ntabwo ari ibintu byinshi, ibanga ryo kubaka urugo riri mu bintu bitatu gusa by'ingenzi. Za kirazira zo ziri no mu itegeko, ziri mu itegeko rigenga abashyingiranywe. Kirazira ya mbere ni ubusambanyi. Ni ukuvuga ngo iri hame ry'umugore umwe n'umugabo umwe mugomba kuryubahiriza, kuko iyo ugiye mu busambanyi uba utatiye iryo hame ry'uko ubushyingiranywe ari ubw'umugabo umwe n'umugore umwe, uba ugiye kumuharika abandi. Ni kirazira. Kirazira ya kabiri ni uguta urugo. Urugo mu gihe cy'amezi 12 akurikirana. Guhera uyu munsi murasohoka mubaye umugabo n'umugore nk'uko twabivuze. Umugabo n'umugore bategetswe kubana. Nimurahira iyo ndahiro nabahaye mufashe kuri rya bendera, mugashyira umukono ku masezerano twateguye muri ibi bitabo byabugenewe, muramubaye umugabo n'umugore. Mutegetswe kubana ahantu hamwe, urugo rumwe, kandi muzi ko amasezerano atangira kubahirizwa ryari? Umunsi yashyiriweho umukono. Ubwo guhera uyu munsi mubaye umugabo n'umugore mutegetswe kubana. Guta urugo rero ni icyaha. Turaza kubabaza n'urugo rushya aho rugiye kuba rubarizwa. Turabyandika no mu cyemezo muri butahane. Kirazira ya gatatu ni uguhamwa n'ibyaha bisebeje. Umuntu washatse agomba kwitwararika kubo bashakanye, ariko akitwararika no ku bandi bantu ndetse no ku mategeko y'igihugu, kugira ngo atazakosa bakamufunga bakamukatira icyaha kikaba gisebeje uwo bashyingiranywe agasebe. Uritwararika mu buzima. Iyo wakatiwe nyine warahemutse akumva arasebye, ashatse yasaba ko mutandukana, kubera ko nyine ntiyabana na ruharwa wo guhora akora ibyaha. Kwitwararika rero mu buzima ni ngombwa ku washatse, no ku bandi ni ngombwa, ariko cyane cyane uwashatse, uwashingiye. Kirazira ya kane ni ukwanga gutanga ibitunga urugo. Twababwiye ko guhera uyu munsi mutegetswe kubana, ubwo muramutegetswe no guhahira urugo. Kwanga gutanga ibitunga urugo rero ni ikosa, ni kirazira, kandi bifitiye ububasha n'ubushobozi. Kirazira ya gatanu ni uguhoza ku nkeke uwo mwashyingiranywe. Guhoza ku nkeke abantu bakuze barabizi, ni amagambo mabi, amagambo ababaza,
amagambo y'incyuro, amagambo atesha agaciro, amagambo yose mabi afatwa nko guhoza ku nkeke umuntu mwashingiranywe cyangwa uwo mwashakanye. Umuntu agakora ikosa kandi nawe ujya urikora, mukiyunga ukamubabarira, ariko waba utashye uko utungutse hariya ku irembo ukamwibutsa amakosa ye yakoze. Murumva ari byo? Ntabwo ari byo. Iyo wababariye wababariye. Hari ibintu byinshi biza bisa nkaho ari kumutoteza mu magambo, byitwa ko ari uguhoza ku nkeke akabura amahoro, kandi utamukubise, utamwimye icyo arya, utamwambitse ubusa. Ubwo rero muzitwararike, mwige kuvuga amagambo meza. Ikibazo nuko nabuze umwanya wo kubaha ngo mwige kuyavuga mukiri aha ngaha, ariko ntacyo mubyige, mujye mubwirana amagambo meza, aya magambo wumva yakushimisha ariyo uzajya ubwira mugenzi wawe, ayo wumva yakubabaza wirinde kuyamubwira. Kandi mo ndavuga makeya ariko y'ingenzi muyafate. Nta wundi mwanya tuzabona wo kubicaza aha ngaha, murabizi. Kirazira gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse n'imibonano mpuzabitsina ikozwe ku gahato irabujijwe ku bashyingiranywe. Nubwo ibujijwe no ku bandi bantu, ariko no ku bashyingiranywe irabujijwe. Ni umuziro kandi kumara nibura imyaka 2 abashyingiranywe batabana, nubwo haba ku bushake bwabo. Kirazira kutabana nubwo mwabyumvikanaho, mwamwishe itegeko. Mugomba kubana byanze bikunze. Mwumva byaranze mugasaba ubutane mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko igihe mutarabusaba timwemerewe kuba ukubiri. Hari abagabo n'abagore bajya babikora, umwe akaba mu cyumba cye undi mu cyumba cye, bakagera naho umwe afata inzu ye undi agafata inzu ye, bakagera naho bimuka umwe akibera muwe murenge undi muwe murenge. Iyo hashize igihe cy'imyaka 2 urambiwe n'ubwo buzima asaba ubutane akabuhabwa, kubera ko uwo yashatse yamubuze. Kirazira rero kubaho muri ubwo buryo. Cyanyuma ni ukutabana noneho mu gihe cy'amezi 12 muvuye aha ngaha gusezerana. Hari abajya babikora. Twe twabwiye ko amasezerano atangira kubahirizwa umunsi yashiriho umukono. Mwe mugataha umwe agataha iwabo undi wabo, hagashira igihe cy'amezi 12. Bajya babikora. Bamukoze icyaha mu rwego rw'amategeko. Icyo gihe wumva arambiwe asaba ubutane, kuko n'ubundi we yashakaga bayamubuze. Ubu murava hari umugore n'umugabo wemewe n'amategeko, mushobora gutandukana gusa bikozwe n'urukiko, nubwo mwaba mutarabanye n'umunsi umwe. Ubwo rero mwitwararike, mwubahirize ibyo twababwiye. Nimusohoka aha mwifotoze, munywe cyangwa murye ibyo mwateguye, nimara musezera biwanyu. Musezereho bitahire namwe mujye kwibanira. Kandi nimubikora ukundi mube mwabyumvikanyeho, kandi ari by'igihe gito. Muranyumva neza? Ari by'igihe gito, atari ibyo muramutangiye kwica amategeko. Hari igihe imyemerere ibategeka ukundi namwe mubyemera, ariko mukabyumvikanaho. Ni icyumweru kimwe, wenda ni ukwezi kumwe, ni iminsi 3 bivuye mu bushake bwanyu, ariko ntibitinde. Ko nibitinda nubwo byaba mu bushake bwanyu biba byishe itegeko. Murahitamo uburyo bumwe twandika uzagenga imicungire y'umutungo wanyu. Amategeko y'u Rwanda hateganyijwe uburyo 3, mugahitamo bumwe. Uburyo bwa mbere bwitwa ivangamutungo rusange, ni amasezerano bashyingiranywe bagira n'abumvikana gushyira hamwe ibyabo byose, byimukanwa bitimukanwa ndetse n'imyenda yabo. Ni ukuvuga ngo umwenda w'umwe ukaba uhita uba n'umwenda w'undi. Ni ukuvuga ngo wenda reka ndeke gutanga ingero zanyu. Niba Petero andi mu mwenda
Ana ari umugore we barasezeranye mu buryo, nkabona Ana simbone Petero nakwishyuza Ana kuko basangiye umutungo, basangiye n'imyenda. Uburyo rero bunateganya ko nta wemerewe gufata icyemezo ku mutungo wenyine igihe bahisemo ubu buryo. Mugomba kwicara mugafata icyemezo ku mutungo wanyu iyo mwahisemo ivangamutungo rusange, ijambo riba ringana. Uburyo bwa kabiri bwitwa ivangamutungo w'umuhahano, bwemera ko abashyingiranywe bumvikana kuvanga umutungo bahashye nyuma yo gusezerana yo kubana, ariko iyindi bari basanganywe buri wese akawigengaho ukaba uwe ku giti cye. Uburyo bwa gatatu aribwo bwa nyuma ni ivanguramutungo risesuye. Uburyo bwo bwemerera abashyingiranywe ko buri wese agira umutungo we, uwo wihahiye ukawiyandikishaho wenyine, ukawigengaho, ukawukoresha icyo ushaka utiriwe usaba inama ya mugenzi wawe, ukagira ya nshingano gusa yo gutanga ibitunga urugo yonyine, ibisigaye bikaba ibyawe ku giti cyawe ukabikoresha icyo ushaka. Ku buryo waba wifitiye n'akamodoka akagusaba lift nk'abandi bose, yasanga yuzuye ukamubwira uti hangane, ufite uwawe mutungo nanjye mfite uwanjye. Bwitwa ivanguramutungo risesuye, nabwo buremewe ariko nubwo ntajya mbona benshi babuhitamo, ariko nabwo buremewe. Abasoreje aha rero ngira ngo isomo ryanjye ryumvikanye, mutazantenguha. Uwumva azantenguha rwose abivuge hakiri kare, turebe kwirirwa tubeshana. Ariko ndumva muri abantu beza, ibyo nababwiraga muzabibwira abaturanyi banyu, kuko mwebwe muri beza, ntabwo ibyo bibi bizababaho. Aho kubimenya ni ngombwa kugira ngo mujye mugira inama n'abantu mukorana mu kazi, abaturanyi, abo musengana, mujye mubagira inama. Ndaje rero mbabaze aho urugo rushya rugiye kuba, tubyandike, tuganire, mugirane imitungo, mwibukanye. Ingingo ya kabiri, mwitemo uburyo muza kudutangariza bw'imicungire y'umutungo. Ntabwo muri butubwire imitungo yanyu, ariko uburyo muzayicunga bwo murabutubwira. Ubwo mbahaye umunota umwe wo gukora iyo nama. Ubwo uyiyobora muramuhitamo, twaganiriye nabo, twahereye ku bijyanye n'ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe gushyingirwa, tuganira ku ndangagaciro ziranga umugabo n'umugore bashyingiranywe, tuganira no kuri kirazira. Twababwiye ibijyanye n'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, uburyo buteganyijwe, tubabwira ko baza kwihitiramo ububanogeye. Musanze twari tubahaye umwanya ngo babitekerezeho, babiganireho, ndetse bamaze kutubwira n'aho umuryango mushya nibamara gusezerana baza kuba berekeza. Murakoze, umwanya ni uwanyu kugira ngo muyobore uyu muhango. Nk'uko yari amaze kubinyuramo muri make, ibyo mwaganiriye nk'uko biteganywa n'amategeko, uyu ni umuhango uteganywa n'amategeko atandukanye tugomba kubahiriza. Hari itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015. Hari itegeko rigenga abantu n'umuryango, byose mwabisobanuriwe, ingingo zitandukanye zijyanye n'aya masezerano. Hari ibiteganywa n'itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe,
ari nabyo yashingiyeho ababwira ubwoko butandukanye muri buze kwihitiramo buzagenga imicungire y'umutungo wanyu. Nagira ngo rero dukomereze aho ngaho usanze mwari mugeze. Guhitamo ubwoko bw'imicungire y'umutungo wanyu murabikora ku bwumvikane mushingiye ku bisobanuro bababwiye. Ivangamutungo rusange iyo ubuhisemo iki, ivangamutungo w'umuhano iyo wahisemo ubwo buryo bisobanuye iki, ivanguramutungo risesuye bisobanuye iki. Nyuma yo gusobanukirwa n'ibyo byose murahitamo uko mubyumva, uburyo mwumva bubanogeye. Mu kanya tukaba rero turi bubasabe ko udutangariza. Reka duhere kuri Ndereyimana Jean Paul na Tuyisenge Françoise n'ingingo y'177 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango. Indahiro umugabo n'umugore ni imwe, aho itandukana n'amazina yabo kuko n'ubundi aratandukanye, ariko ubundi ni imwe. Kwirahira ni ku bushake, iyo ubikubiyemo utabyemera nta kibazo, ubwo uritahira ukazaba ugaruka. Ariko iyo uramutse ubyemeye iyo ndahiro urayemera, hanyuma ugashyira n'umukono kuri izi nyandiko z'aya masezerano. Ndagira ngo ntumire Ndereyimana Jean Paul na Tuyisenge Françoise bahaguruka. Nitanga Bosco, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mukandayisenga Denise umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Mukandayisenga Denise, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Nitanga Bosco ambera umugabo, umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Sarambirwa Samuel, Tuyishime Yusuf, Patrick Yusuf, Patrick nawe Mutarama, Musabye Maria Christine, yewe Hamya Amani, umwanditsi w'irangamimerere wa Kigabiro,
maze kumva amasezerano ya Ndereimana Jean Paul na Tuyisenge Françoise, maze kumva amasezerano ya Sikubwabo Jonathan na Inkamiye Claudine, maze kumva amasezerano ya Bimenyimana Samuel na Utezeneza Jean d'Arc, maze kumva amasezerano ya Niyitanga Bosco na Mukandayisenga Denise bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Ujyanye n'amasezerano yo gushyingiranwa hagati ya Ndereimana Jean Paul na Tuyisenge Françoise, hagati ya Sikubwabo Jonathan na Inkamiye Claudine, hagati ya Bimenyimana Samuel na Utezeneza Jean d'Arc, hagati ya Niyitanga Bosco na Mukandayisenga Denise. Tukaba tugira ngo aba bashyingiranywe baje ari umusore undi ari umukobwa, bakaba barahiriye ko umwe ari umugabo undi ari umugore, bakabana mu muryango umwe nk'uko amategeko abiteganya, ndetse bakaba babishyizeho n'umukono. Amasezerano aratangira kubahirizwa kuba yamaze gushyirwaho umukono, mugiye gutahana ntawe usubira aho yari asanzwe abana n'iwabo, kuko ubu yabonye iwe, ubwo murataha iwanyu. Murataha iwanyu, ababaherekeje ngira ngo baraza kugira umwanya wo kubasezeraho, ariko murataha iwanyu. Tugira ngo tubashimire ku icyemezo cyiza mufashe, ariko tubibutsa ko mugomba kubahiriza ibyo mwarahiriye ko muzubahiriza, kandi mukabikora kuko biri mu nyungu zo guteza umuryango wanyu imbere, kubahana, kuyobora umuryango neza, kuzuza inshingano, kwirinda guhemukirana. Biriya byose ni byiza yuko ni ngombwa mutegetswe kubikurikiza, ariko cyane cyane icyo bigamije no kubaka umuryango mwiza mwifuza, abaje kubashyigikira babifuriza, n'igihugu kibifuriza. Itegeko rigenga abantu n'umuryango bagiye bababwira ingingo zitandukanye, mu ngingo y'128 yaryo iteganya ko abashyingiwe bahabwa icyemezo cyangwa ikimenyetso cy'ishyingirwa. Twari nacyo turi busorezeho tubashyikiriza, kugira ngo mukibike mugitunge iwanyu nk'ikimenyetso nyine cy'uko mwembi mwashyingiriwe hano mu murenge wa Kigariro kuri iyi tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi 2018. Ahasigaye ni ukubifuriza kuza kugira ibirori byiza no kugira urugendo rwiza rubaganisha ahandi mwavuze yuko mugiye gutangira gutura. Kandi sinditesha mutwe
nzabikora